Papa Boy ari mu bantu bazanye ngo ibikombe by'amacupuri ngo yatanze ibikombe byahe ni ibiti yazaba igikombe c'igiti ni igikombe je waba ababi je sinari ngura ya barushanwa ariko naha amakuru ngo ni plastique yakwaga envelope ugasanga ngo irimo iyi nini kitu ya kujipanguza jasho nta gucuruza abantu birima pe uzi ikimenyetso wenda ngiye kubivuga ariko si ntibyari ngombwa ariko ni byiza sinabiherewe uburenganzira na boss ariko reka mbivuge ubundi uno mwaka ntago byari bifite gukorwa Yes, nizere ko mumeze neza cyane ndabasuhuje mbifurije umwaka mushya muhire Kado irakoze nkwifurije umwaka mushya muhire tusangire bro best upcoming content creator duhera aho ngaho of the year 2025 2026 kuragasigira akona kiwanyu best upcoming ako icyo kintu hari umupasiteri bakiriye basigira rya revera ya madekara ngase ni yanyoko ubyo si iryo ko hanyuma none nawe uzunyakira neza utsindagire ngohe amapuwe yose ukwiriye ndayakwiye cyane Kado umwaka mushya muhire asandi inshuti yanjye wowe utangiye ute nawe utangiye neza mu bigaragara warabibonye imyaka yindi yagiye inshiriraho ariko nkabona wapi ntibirimo biza uyu wararyoheye of course hako wari mwiza wari mwiza Kado ukuntu wajura uradutwika udukwita utuntu tutwumaniyeri ukuntu man 2025 okay umwaka ntuzuburamo ibyiza n'ibibi yes ariko uyu wari mwiza kuri wowe ubwo nituja mu bindi bibi birahari yego ntibyabo ariko ibi bitubireke ubwo ndavuga mu as Kado mimi personal yego wari mwiza naje nagiye nyine muri ibi ngibi nzi ko bitafashe nyuma birafata biragora buri hari umuntu uzi ngo ni ibintu bisanzwe akabona twicaye hano akabona rino shusho akabona impamo 250 yicaye hano ukagira ngo ni ibintu guza byaho byo kuzu wowe ntabaraguhamagara ngo dufungure ngo ni gute twafungura YouTube yewe mwese hari no waranyandikiye ngo twafunguye YouTube ngo muduhe subscribe ngo mutwamamarize wewe wahereye aho none wari wambwiye ngo man ngo nafunguye ga YouTube ngumaze mu minsi 3 ngo none ngo wambwire ngo uburyo ngo baretira ngo amafaranga iminsi 3 bro ndamure badaceceka so ibi birarusha biravuna birarusha birimwo no bidutwara umwanya bidutwara imbaraga bidutwara amafaranga ukumva sometimes na image yacu cyane hari ukuntu tubikora hari aga content madame yawe yarayakoze wakabonye hanyuma nguko abasore ngo bakunzwe muri Kigali akubitamo kawe ko ngiye ko mbona muri comment ngo umuntu w'umugore ngo gute nguri kwigira guti ukuva sometimes nyine bidutwara niyo image ariko ni iki ni content ni ukuburudika cyane ni entertainment kugira ngo ni entertainment mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge irakenewe cyane uzi ko nyine abantu batangiye kujijuka man kubera media gusa so birakenewe ni ngombwa cyane kwanza ndanagushimira kuba ufite umugore watahuye bino bintu juste bro tukazubisuzugura my dear hano hari abadamu ku buryo bashiraho umugabo wiwe gusa kuri tamuneri azayama yumva yoja muri koma ari umuhungu umwe wigeze kujya muri comedy simuvuga man akoramo agace kamwe konyine bro telefone tigute nkubona muri biriya so madame wawe rero bro ewana ni sawa ni byiza kabisa so birarusha cyane byaranduhije nyuma nyine bimpa umusaruro ari wo uriya mwabonye mu bikombe Papa Legend yatwaye nako yahaye abantu nanjye ndimwo kuko nari ngikwiye kuko ndawe dukompeta muri aka gashoro bizikanje kuri aka gacano kuri aka content kanje ariko Kado icyo gitekerezo cyahereye iki gitekerezo
je sinakubesha naricaye ntekereza ukuntu navuzwe mbona ese abantu bagiye bamvuga ko nabo atari shyashya atari perfect kandi ko ntabavuga ngo mbamare bose nagiye nerekana buri muntu noneho nkifashisha undi tukabalansinga imibereho y'umuntu uko ameze muri quartier iwabo nyuma rero ni kuriya nagatangiye karafata ubona gashoye imizi baragakunze cyane natangiriye ku mugabo bita Napoleon Nabi muhanuzi ubundi kanzashake Napoleon tuganire ubutaha nuko ngo ukumvuye hano takagira ubundi uzicara hano Napoleon agomba kwicara muri iyi ntebe akabanza akagira amakuru ubishije mwiza avuga ngo sinzi ukundi yazavuga kuri caganiro ciwe yazabwira abantu ko agiye kubyara aravuga ngo hari umuhanuzi ngo hanura neza ngo aravuga ngo uratwite ngo nutabyara umuhungu ngo ubyara umukobwa uri Napoleon my dear iwe agusigaho shatse kukwereka yego nyine how he is niwe Napoleon in this media in this social media arareze uzamuzane arakanibutse bigeze gupostinga kuri stati iwe muri muva Nairobi urakabona nibyo turi kumwe rero na Kado ngo naramubwiye ngo ubasizega mu rujijo naramubwiye sishaka ko turenga aho ni muri za saga za video sishaka ko turenga Niki wavuga kuri uyu muntu yamerukira muri cyo yamerukira muri washington ayo makuru ntago nashaka kuyataha nabirenze niyo mpamvu nayo nyasizaho ariko biriya byasigaye muri 2025 ako uyu mwaka nyamara nawe wari waraduzunguje twabonyemwo akora mwaka wari sawa mwaka wari sawa uyu mwaka twabonyemwo amaja ahubwo 2026 katurebe ukuntu itangiye neza rero ukuntu itangiye uzi impamvu itangiye neza cyambere nuko iwacu hari amahoro sure niyo mpamvu uyu mwaka utangiye neza ubu nyine ku bihugu biteza umutekano muke abantu muri ivyo bihugu niba zabakorora gusa wanyu harahari bazakuziza ibindi nabo bizabindi nk'abantu babaye muri Kenya cyane ndimwo Faustin hari ukuntu nyine abanyagihugu bahita babwira ngo nyinyi wa foreigners kumva kararyanye nyinyi wa Congo wa foreigners impunzi nyinyi wa Congo niko karyana cyane so ibyo nyine biraryana oya iteka izina ubuhunzi si ryiza buriya n'uwagutuka buriya n'umuntu wakubwira ngo urakaba impunzi cyane impamvu nyine tutangiye neza nuko iwacu hari amahoro nubwo ataraba yose furu hari umugabo w'imfura cyane twabanye ahantu ejo bundi nagiye ko ntabwo twaduheruka kuvugana njya kubona mbona message yiwe ngo ndi Uvira ntiwirimo ndani arambwira ngo nyimazemo iminsi numva nyine muri ngiyewe ndishimye bikubitira uriya musista Fanny baramubonye ko yarenzewe noneho agera Fanny we ni umuntu utuvugwa kandi Fanny wazamutse unyine ari iwanyu hari shaka kuvuga ngo izi content nta wamenyeje neje bundi tuzaba turi mu gavuna no mwebwe wa Palige ni wowe na Juste bro mwebwe hari aminembwe iyi Miss Mulenge by the way ndanabashimira ubwo nivuga nyine ni blande yanyu na Papalige nabo bakorana kuba byonyine iyi sezo mutarazanye Miss Mulenge abantu barabishimye tese gute babishimye kubera ko mu ruguru habonetse amahoro either nyine baranabiteye babijibajijeho ese kuki batayizana ko barayiteganya nyine mu minembwe kuko hanyaho so mwarakoze iyo utaha rero ndakeka kizabera iri no nkaya marushanwa y'akabumbu ni gahunda cyane kaya marushanwa y'akabumbu mu minembwe ya Madegu ngo hari ibibuga byiza ewana Paligent coup de chapeau bro president chairman wa Siberika uriya vice yarevuze ati by'ubutaha bigomba kubera hariya mu rugo kugira ngo nyine n'abana bari hari abakine mwabaye Juste twebwe ngende umunyabyura ndabona umwana we muzamwenge haguryo ndumwana w'ikizingo nimwe muzamwenge haguryo mwe nabaye Imana uramuzi waramuzi se oya ari bamwe kubera ko njye navuye nkiri mutoya abantu benshi baho
sibyo nk'aba twagiye duhurira nyine inahangaha ariko Imana uramwumva ndamwumva Kado hanyuma nakeneye ko tuza kuganira ku tuntu dukeya dusigaje iminota itageze 10 sawa sibyo I'm ready kugira ngo tudukubitemo hanyuma twigendere no mu bindi cyane ku mwanya twari dufite ari mutoya cyambere kwara kuguha ikaze muri studio murakoze cyane kubibona ko imeze neza ewana uri mu bantu bafite studio nziza muri Kigali nibyo asante cyane turimo turagerageza kugira ngo ibi bintu tubishyire ku rundi rwego abandi twebwe nuko ngo twebwe ubu nyine views nako view yacu nutuwa ihuye n'ikaratusu ikoreraho ikiganiro turipanga abenshi ni mu misozi ni gahoro turimo turabona iyi entertainment yacu irimo iragenda ikura ikimenyimenye n'ikimenyetso irimo irinjiramo cyane igitsina gore kandi arico cari kigoyi hari ukuntu cyarisaga n'ikirimo kiri hasi ariko uyu munsi none uri kubona kuri mizani uri kubona biri guturuka biri guterwa n'iki Kado sinakubesha man jewe kwanza ndashimira no mutipe pa legend for sure kuko ni nkawe watinyuye aba bakobwa bashiki bacu ubwo nivuga bashiki bacu harimo aba mama nyine yego majorite nyine nabubatse n'abakobwa kuko byatangiye nyine ari abagabo ukumva gusa ngo hari agacano kamwe mu banyamurenge ni Chris Watch Films ukumva ngo bagikinya twa dufilime ba Abdallah bande nyuma haza agacano ka Gaston ari wewe Terezia wa Yesu bigumaho nyuma haza abandi ba gospel haribo batwebwe twazuzukuzoro dukunga bikomeza nyine kwiganzamwe abagabo ariko abagore nyine reka da batarabyakira ni nijoro kuri bo ni nijoro ni ikintu nyine batari bumva ariko uyu mutipaze uzi ikintu kwanza yahinduye cyambere ni iyi Miss Mulenge yakubise mu bantu tutari tuyiteze bwa mbere nari ndimo azahamagara abakobwa ni umukobwa wese uri free cyangwa se witinyutse wumva ko yakwiyamamaza kuri Miss Mulenge you are welcome yego umuryango urafunguye bwa mbere baza ari baki ari bwo hatambutse wa mwana wa mbere bita Theodora uramuzi nyuma ijya kabiri man yaje abakobwa hafi ijana rirenga kurumva kera hari akantu kera kari karize gute gahindutsemo bari bamaze gutinyuka na media nuko rero hari amacano nakubwiye y'abadamu Mama Mulenge The Beauty Nyamwiza Masimba Impamo 250 ariwo mugore wawe ikiguruguru ntayize bro ariko Faustirawe ari uducana ikiguruguru yewe sinkaga yesi ndayibona mbere ikora mu mere bita Diane Diane wa Kenya Kasarani yego Diane munini umukobwa pasteur Gasasira muzi oya ndaza kwikwereka okay hariho n'izindi tutavuze tutazi no hanze ya Afrika kubona ko za cyane ni byiza rero turabishimira Imana kuba byarabaye ariko cyane ni kuri Papa Legend byavuye niho byaturutse ubundi sinzi ko arahandi uriya niwe utekerezaho niwe bridge mu byukuri ni ikintu cyo kumushimira hari ibintu abantu bajya bavuga ugasanga wenda ngo mwabaye nkoma amashyi ngo iki ariko hari ibintu byivugira kandi byigaragaza urabibonye ibi bikombe by'ejo bundi uyu mutipa ashoramo Imana ashyiramo amafaranga menshi wenda tuzagenda tubigarukaho ikibazo nabariza aba bantu kandi nyine igisubizo kuko mwese murinzi imwe na OG hari abavuga ko hari abavuga ko muri abanyamafaranga menshi ngo mutugurisha ese nibyo koko tuzatugera iriya Kado mukamuteza icyamunara dore iki gikombe mwampaye mwashize hayanje yewe haleluya amina narashimye ariko siyenge ziriya ku isoko ninjiza wenda kuze bimigenda gute dusobanura mu by'ukuri ukuntu ibintu bimeze ni ugutekereza ko abantu ariko nta gucuruza abantu birima pe uzi ikimenyimenye n'ikimenyetso wenda ngiye kubivuga ariko si ntibyari ngombwa ariko ni byiza sinabiherewe uburenganzira na boss ariko reka mbivuge ubundi uno mwaka
ntabwo byari bifite gukorwa urumva ariko turavuga ati se kweri n'ukuntu abana bihirinze uri kubyumva umusaza ahita avuga ati mugende mubikore ndakora akantu kadafite budget nini cyane uri kubyumva ariko at least twakinologinge gukora kw'aba bantu si ukuvuga ngo hari izindi fans ngo yagiye ngo akusanye hirya no hino ntazo pe kuko uzi ko buriya n'uriya munsi niwe warabibonye uzi ko hari abana bati amafaranga yose yatanzwe ntuzi ko yatanzwe nyuma igikorwa kirangiye uzi ngo byagenze bitese hari amafaranga yo gutegura niyo yatanzwe mbere hanyuma ay'ibihembo biza kugera igihe exceedinga limit yayago yemerewe kohereza ku munsi baramukupira bimwe bita ngo nukumukupira baramuhagarikira yes so biza gusaba ko yiyambaza abandi bantu kugira ngo nibura bajye bohereza ibice amafaranga abana bazi kuyabona urumva rero iyo sango ni ikintu wenda ngo habayemo gutegura no kugurisha kado nawe uri umuntu mukuru kameme washyiramo logique okay ni public niyo mbarije ariko azmi turabizi uyu mugabo kandi bro uyu mugabo arare man ntitwaza tubesha twese abari wo Faustin abarije dufite imiryango muri Amerika urumva kandi nawe afite imiryango hano agomba gufasha yiwe bwite yiwe ku giti cye buriya nta nabura urusaku ntitubici ruhande rwa famiye wenda yabo kuko famiye yiwe yose ubundi ndiri muri Amerika ubwo nivuga famiye urugero Papa Legend sumusita se n'umusinga sorry Papa Legend abasinga buzuye hano uraho ngo base wabo ntibari hano mugomba gutekereza ndise why this man adashobora gufatira amafaranga basi ngo yashore muri famiye so uyu mugabo rero jewe nasanze ari umugabo w'ubwoko man ibyo ni inkuru kwayo wenda turaza kugira uko tuyikoramo nayo ariko mu kuri guhari nuko byagenze nta bundi bucuruzi buraha wenda makuru yandi yo hirya no hino n'ibitekerezo abantu bashobora gutekereza byinshi byo ni ngombwa bibaho ni ibisanzwe mu buzima ariko kandi n'uburenganzira bwabo nuko biba bimeze kado dusigaje iminota 3 takibaza 2025 abantu bakoze ari benshi hanyuma bahawe ibihembo ariko ndashaka muri iminota 3 nkawe kado umbwire ngo muri aya macano ayo ubona yakoze iyo biza kuba ari wowe kunyumva neza iyo biza kuba ari ngiye kado top 5 naba ngaba ubwo yavanze abagore n'abamama urambwira mama n'abapapa okay uvuza amacano en general ubwo ariko urabona hari muri liste mwari mwatanze ngo banyama oya wigenda ibirane bya Papa Legend amacano ni yuvuze yakoze cyane abantu bona bakoze kabisa batanu mu bagabo kwanza ari ompera cano ya mbere Rugenza cano ya kabiri umugabo bita Gabi Afrimedia bro jewe ndaba honete cano ya gatatu ubwo Rugenza irimo ba Joshua yego ni Joshua nawe ni brand ni kuku kwawe na OG cano ya gatatu ni Kado irakoze ta discussion ta discussion okay twakomeye ta discussion man cano ya kane ubwo Papa Legend giyo nimze indi tuza tuyivuga simze ise ariko hano turi ku mpamo ntituragira kwa Papa Legend okay ni ikiraro okay nimbaga ari uko Papa Legend yoga nimze okay Papa Legend gawe wese no muzana none uriya kana umuzeye uzuduhatere iwe ni uwa mbere okay we ni uwa mbere Papa Legend ni uwa mbere uwa kabiri ni Rugenza yarakoze man kugeza uyu mutipa nyagwa cano akanabyihangana man uyu mutipa yanyuze muri struggle jewe hariya nubwo bari kukimba kiracu umunyamakuru I swear ningelisema uyu mutu ndiye anafaa hii kitu bwana ndio kitwibe ngaya Ballon d'Or bivze Vinicius wari ari Madrid bayiha niro Rodri si unaona hari umuntu udisavinga ikintu iya gatatu ni Kado iya kane ni impamo kuko impamo muri 2025 yayishira nawe uri mu bantu bajugunyweho imijugujugu bitewe na hard working yawe iya gatanu
ni agacano kitwa ngo ni nimba ari urakanyibutsa wenda ndakavuga neza nimba ari 3Ds ko muri Amerika 3Ds TV iriya cano baza bagira ngo wibera mu rugo ni 4Ds ni 4Ds sorry man 4Ds yes. Okay no good 4Ds yes ni 4Ds wendi ya gatandatu nani Papaye Boy yasuye inyuma yarakoze ariko Papaye Boy yakoze cyane 2024 iri kurangira 2025 yasubiye hasi habe n'ubu mukurikiye nabonye ari no kuntu inarimo aho abantu kuri ukuye kuri yatanze tugenda ku bagore oya bazuka kuri Parigenti ari mu bantu sorry Papaye Boy ari mu bantu bazanye ngo ibikombe by'amacupuri ngo ni yatanze ibikombe byahe ni ibiti yazaba igikombe cy'igiti ni igikombe je waba ababi je sinari ngura ya marushanwa ariko nahawe makuru ngo ni plastique yagwaga envelope ugasanga ngo irimo iyi nini hii kitu ya kujipanguza jasho Papaye Boy wapi nimbuzanye igikombe tanga udufaranga my dear sure iyi game ubundi irimo Parigenti wenyine nta wundi ariko dukeneyemo n'abandi benshi okay yego ariko mwige ku birenge banjirije Parigenti nimba ashobora kwandika kuri envelope ngo ni 30,000 wayifungura ukasangamo ni 30,000 wowe ukaza wandika ngo ni envelope ukasangamo 200 ya Makenya kwenda huko birababaza Faustin ndabyumva cyane hari abantu bababaye barabibwiye none se ngo yavuze iki kwaza bazubwiye ari naho bamwe barimo bahera kabanga twahawe ibikombe mwe mwafashe za plastique sinzi nako kantu warakumvise tuwumva none ngo yavuze iki Papaye Boy oya boy ni abantu urabona ko akunda ukora content kaba ariho abantu batayumva abandi bayumva nicyo ngicyo to nta birenze twigendere ku abagore ubwo urambabarira ntago ndi butange number 1 number 2 number 3 ndama bavugayo nka kugize inkubizi kubitinka ikamizi icazo okay urutura gusa tu umurongo ubwo zamvuga urugero Fostaline uzumve gucyo ngo kwirinda itiku okay nacyo ngo kwirinda itiku abagore bomara none bose kandi ifite zanje abakoze round 1 Nyamwiza The Beauty Mama Mulenge Mama Mulenge yarakoze papa aho ikibazo man sinza nyibuka nyina amacano y'ibikupira gusa y'aba mama ayandi sinza nyamye hari undi mama ukunze nyine gukorana na Papaye Boy wo muri Australia nimba yitwa Bora yes yes Bora aho nindi cano y'umumama namwibagiwe umuri Kenya yanaje na cagiye ca finale asuza Nyakinshasa bamwitande winzo Zahabu and what and Janvier bariya nabo barakoze ubwo nane iya gatanu yaba yihera Nyabitanga nubwo azaba na Nyabitanga no wacu Kato 2026 niki ubona dukwiye guhindura niki ubona dukwiye kongeramo imbaraga dusoza taco twohindura 2026 2026 ahubwo twongeremo imbaraga ibyo twakoze n'ubundi dukomeza biriya turushaho kongera uzukuntu media iryoshe uzukuntu media ari nziza Tycoon uzukuntu azavuga ngo abantu baba hano kuri media ngo ni ibyami ngo ni abantu ngo ni ndashikirwa ngo ni so reka dutinyura abantu batarayizamwe ni bayizemo ahubwo cyo twahindura by the way ni ikintu cyane cyo gusebanya kuri media uyu mwaka washize hari ibyo twafashije twebwe hari ibyo twatumye bihinduka by the way tubizi Faustin kuri hari ibintu twakomye bidashobora kugaruka bikomeye man bikomeye kabisa ariko sometime hari igihe bitugonganisha nyine ya na societe n'abantu so ibyo ngibyo tugomba kugira gute kubireka muri uyu mwaka ariko dukore cyane showbiz man irakenewe jewe ubu nyine nifuza showbiz mu bwoko bwacu please ni byiza bituma abantu baba active cyane mu aho isi ayigana naye
naratangaye urabona nkuko inza ntumira abantu batandukanye hari igihe ntumira umutumirwa Faustin nzi ngo ntamenye umuntu ntanamenya n'ibintu biza bicana kuri media bikanshimisha mbonye aza kurikirana ngo aya macana so ibyo bintu biradufasha rero tugomba kuongeramo imbaraga cyane ku bantu ariko tukagira nk'ikintu cy'ubuyobozi turagira ubuyobozi buri active like nyine buhagarira butanga umurongo nyawo butanga umurongo twebwe twese turacari buri muntu wese azaza nyine ningane okay reka nkoresha iryo jambo nk'amaco inda nyine buri muntu arigega mu ariko tugomba kugira nk'ubuyobozi nk'ubu urabona nka Parige ni wenda ni ngaho navuga ko uri hejuru noneho tukaba clear hakaba amategeko ngenderwaho yego ashobora kuguhana mu gihe wayakoze nabi wenda yego cyo kibuze yes nari kumwe na Kado Irakoze ni umu content creator mwiza cyane uri kubikora neza niyo twabanye muri iki kiganiro ku Mama 250 tuzajya dukora content nk'izi ngizi ndetse n'izindi zitandukanye abatumirwa uko tuzajya dushobora kubabona tuzajya tubana nabo hano ku Mama 250 kugira ngo tuganire twizere ko byari byiza twizere ko iki kiganiro cyagufashije muntu wifuza kujya muri showbiz ni karibu rwose you are welcome yani karibu ariko bibuke ko biravuna content creator wa mbere ari nde Kado ajya content creator mbere ni Kado umwaka wa 2025 nuko ngo n'abandi bazakurikiraho who is the legend yeah for this content creator okay for now we have Kado not now for now we have Kado Irakoze sibyo yes ushobora gusanga uyu mwaka hari uzamusimbura simpakanye you not getting my point nabyumvise I'm saying this abandi bose bazahabwa content creator w'umwaka no kuvuga ngo Kado ni wababanjirije who is that Irakoze bro reka ngushimire cyane thank you wakoze cyane twizere ko tuzakomeza kubana namwe mu bindi byose biganiro bye bitandukanye uzatwitaba nkuko uyu munsi twitabye shimire audience yadukurikiye na Faustin nge twabanye ku Mama 250 turi mu mwaka mwiza wo gukora cyane twizere ko tuzabana namwe muri byose Imana ibarinde